twagombye gufata dosiye y'abari abantu tuyihereye kwa Sabe apana mu gitanda aho bahuriye babaje afite depression se ni NDIMBATI yimuteye depression ifite kuva from iwabo kuva iwanyu utegejeje imyaka 18 ukajya gukora akazi k'ububoyi warangiza ukajya kuba indaya ntabwo NDIMBATI yaraje araha yaramuze yatamutera inda bari kongera no kuvugana oya ariko nyine ibyo bihe banyuranyemo no iriya ntabwo ari depression ni ugukura imburagihe uzi kubyara utagejeje 18 rukabyara impanga none ukabyara n'umugabo mutabana icyo ubwakizo shirishaje zitumukura cyane ugomba gukuka ari amagambo nibyo FRIDAUS sindamugeraho afite amagambo yamaze gukura hari nk'abagore bafite 35 arusha kuvuga kazi ko mu rugo karabuze winjiye mu buraya ntazi umubare w'abagabo baryamanye kuri iyo myaka ubwonko bwe urumva uko bungana kumanaginga abagabo bangana gutya kumanaginga inzira ivanya ruguru igera i Kigali kumanaginga nyoko buje na so buje n'abana bo mu rugo ukoramo nk'umuyaya kumanaginga imihanda kumanaginga utubari kumanaginga abo bagabo kumanaginga indaya bagenzi bawe warangiza no kumanaginga inda amezi 9 kumanaginga impanga kumanaginga umugabo wayiguteye kumanaginga mukeba wawe kumanaginga abacamanza na social media kumanaginga abacungagereza umugabo wawe wafunzwe kumanaginga chano uhuriraho n'umugabo kumanaginga mukeba wawe nanone ibyo izo nzira ubwazo zituma FRIDAUS kuri buri ngingo wamwongerera imyaka 2 kandi mvuze ingingo nka 7 mwongere 14 ari ku rwego rwa 35 yarakutse yarakutse hari ubwo FRIDAUS igeze guhamagara NDIMBATI avuga ngo uza kunkoteshereza hano igihara aho nabaga nta mazi ahari urabona ibyanzanye ari ibiryo no kuryama ngwino ndazi wankoshesheje ntabwo bariya umuhango wabaye ari ugutangiza umushinga w'urugo ahubwo no kwerekana aho urugo rugeze bamaranye imyaka 10 niyo bakoresha 200 babana. Alright, JALAS Official TV twongeye kubana namwe ibihe byiza aho muherereye nibyo tubifuriza gukomeza kugira batabirimo namwe Uwiteka akomeze kubaba hafi. Ubuzima niko bumera buba bwuzuyemo byinshi ibyiza n'ibibi ariko nicyo kisobanuro nyine bita ubuzima no gufesinga ibyiza ejo bikagenda neza ukabiserebura ejo bikagenda nabi ukababara ariko ubuzima bukendereye. So rero twongeye kubana namwe nkuko bisanzwe ariko kandi twongeye no kubana no musesenguzi wacu mumenyereye hano Bwana KAREGEYA Jean Baptiste. Ewa noneho ndabona Rook ni byiza ni forever young nibyo rega gukora n'abajene bituma wongera ugaruka kabisa sorry ewa na kabisa ndi kubona rwose we usa neza ukeye rwose menya harimo n'agasauna kandi yucoga mumenya karanyuze yego n'izindi nigasogi nigasogi ujyayo nazapfa na Nyandungu muri parike kandi koko kandi ka parike igasogi niho umutima ka parike bambwiye ko nako gakora umuti cece akayaga kari fresh kabisa parike nzayikorera ikiganiro ubutaha nzajyayo aribyo binjyanye ariko kabe munagiyeyo muri weekend numva kuba ko mu gitondo ku cyumweru ntari nakoze sport nayikoreye muri parike sport ivanze n'akayaga kabisa amafu n'ubuzima n'ahantu heza kabisa yego. So ubwo ni nabyo nyine ni muri gahunda ya Visit Rwanda namwe mujye munyuramo nyine Visit Rwanda ariko turi no mu cyumweru cyahariwe abagore kandi koko n'ukwezi nabonye bagomba kureba bagomba kureba ahantu heza wabonaga ko abantu benshi itsinda nabonye rigendamo abasore gusa ni bari abasore nka 5 ariko abandi bose wabonaga ari ibitsina byombi ukabona ari sawa witonze nta neza cyane ubwo kandi wa mugani tunaboneraho kubwira abagore gukomeza kumererwa neza yego turi no mu myiteguro ejo numvise ngo ku maradiyo anyuranye bagiye bavuga kaga fanta tuzasangira ku munsi w'abagore twizihiza umunsi w'abagore ubwo rero numva ntago bamenye amabanga kuko iwanjye urabizi ko nta mabanga ngira ese babivuzeho barabimbwiye ngo babuswa kimwe babibyukiyeho kuri radio
ariko nta mabanga ngira ahubwo nibutse abenshi mu natumiye saa 12 byakabaye byiza ijambo nyamukuru rizavugwa saa moya ariko saa 12 saa twatangiye guhekenya kabisa abatamira saa 12 rwose nibyo byaba ari sawa kabisa nibyo rero ubwo twicaye muri abane kugira ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye nkuko na Karegeya yabivuzeho turi mu kwezi cyangwa se mu cyumweru cyahariwe kuzirikana umugore muri rusange kuko dufite n'umunsi w'umugore mu minsi yegereje ariko umugore n'ubundi ntabura muri societe nabonye umugore wa Ndimbati w'isezerano n'umugore wa Ndimbati babyaranye bitoroshye kabisa urakoze impaka nka ziriya muri iki gihe ni byiza bari abagore bombi ni igipimo cy'umugore u Rwanda rukeneye buriya wareberaho nyine wafatiraho ugapima simfa n'ibindi na wa wundi wa ntuza na wa wundi wa Muhanga yaba isomo ariko bigaterwa ngo isomo rivamo niriye icyambere Ndimbati gihe yarafunzwe narababwiye nti Bandimbati ni benshi sibyo yego Bandimbati ni benshi mu gihugu ariko ba FRIDAUS na ba Mukandimbati ni bake uburyo abagore babyitwaramo sibyo sinari kubwiye nta mugabo utarya restaurant uburyo abagabo bararambirwa iyo ugiye kuvuga ngo tugiye guhata gufatiriza imbabura gutegura ameza rekere ajya muri restaurant agasanga ibiri ku meza abo rero nibo Bandimbati hanyuma rero Ndimbati nanone Bandimbati mu kurya muri restaurant ni benshi ariko Bandimbati mu kwibuka ko bariye ibyasigaye ku isahane nabyo ari ibyabo cyangwa isahane yamenetse na yari yabo nabo ni bake ubwo ndashaka kuvuga ngo uko Ndimbati muri base uko mu rubanza rwaho byamenyekaniye akaza kwemera ko yagiye kugura gushaka indaya ku muhanda akagira ibyago akagwa kwitagejeje imyaka nubwo byarangiye dusanze yujuje imyaka ariko iyo nzira yakoze siwe wenyine ntago ari kubavugira ikimenyemenye nuko amarogi yuzuye kana ntabwo ararama abanyabyumba n'abanyacyangugu nubu bari gukora nta nubwo banararama aho nijoro hari igihe nta bantu baba barimo ariko kumanywa buri saha so rero ibyo Ndimbati yakoze byari ibintu bisanzwe ku bagabo benshi ariko nanone ibyo yakoze byo kurokonesa abana bisanzwe ku bagabo bake aho rero niho mfatira isomo kuri ku mugore we uburyo yabyakiriye nicyo kigero cy'umugore FRIDAUS nawe nk'umukobwa wiyiziye Kigali atagejeje imyaka urabyibuka ko nateraga imetero na n'ubu sinzazivaho gufata Ndimbati ngo yaguze umwana utagejeje imyaka umwana yarikuye iwabo Nyaruguru akaza Kigali agakora mu rugo ababyeyi yataye Nyaruguru ntacyo bavuzeho uba umuhaye akazi atarageza imyaka ntacyo mubajije umwakira mu kabari ntacyo mubajije umwemerera gutega mu muhanda ufite abawugengerega babyumve cyangwa babire iyo eri yari gutegeramo yes twakagombye kuba tuvuga ngo wowe managinga imihanda abakobwa bategeraho wagombye kujya ubaca ariko wowe kuraha utegejeje imyaka wowe ushinzwe utubari abakobwa bajya kunyweramo basangira n'abagabo cyangwa n'abagenzi babo wagombye kumenya niba itegeko rivuga ko nta guha inzoga uw'imyaka munsi ya 18 kuvuga uti wowe ugejeje imyaka uri kubyumva so rero ibyabaye byarabaye Ndimbati abyitwaramo kigabo abana arabafasha kugeza bageza aho bagera abifashijwe n'umugore so umugore wa Ndimbati rero we rwose mu cyumweru nk'iki we rwose namukurira isaruti yaragerageje kuko nkurikije ibyo yatangaje muri kino gihe byiza ko yongeye yageze akaza mu itangazamakuru abantu benshi bakeneye verisiyo ye avuga ko amaranye imyaka 28 na Ndimbati 28 n'imyaka myinshi abagore benshi nubwo navuze nahereye ku bagabo kandi nyine nta mugore nta mugabo buryo Ndimbati yabyitwayemo bisanzwe ariko umugore we niwe wagerageje gutwaza mushimire ko yageze akaza mu itangazamakuru ibintu byavugaga byose nitwe tuza aho ahagaze araza umugore w'ijwi ryiza ariko nyine nawe social media imihanda ikamukurura kamena imiceri avuga ukuntu ikibazo cy'ikibandi Ndimbati yamusabye imbabazi akavuga ati ninkubwira ibyambaye urambabarira ati nateye inda kandi gitera umwana kandi abyara impanga yabaye ati kandi shaka kumukodeshereza ati ibyo nabyo
genda besara gihara ibikoresho amajerekani rerere byose bigeraho FRIDAUS nawe yageraho akaza gusiga abana akajya mu kazi niba ngo yarakoraga kwa Bukwe bare nuko noneho nawe bikamwanga mu nda umuntu wasize abana bakiri batoya babe bakamubwira kuko ubundi no mu mategeko mu majodire koma kabyita amategeko mu mahame yo kurera umwana utari uwawe kugira ngo azagire umurongo muzima ni ukwiyaranja ku buryo umutandukanya na nyina akabanza akamenyera wowe ko ari wowe nyina FRIDAUS rero yaragiye akozaho kwa bonke ari kwa bonke ari kwande bikamwanga mu nda agashaka ko buri mugoroba azaho ngaho ibyo rero bicanga abana bari batangiye kumenya ko uwo biriranwa ari we nyina ariko nimugoroba bakabona uba bamenyereye wa kera ubundi bisaba kurera umwana utari uwawe umubyeyi urera umwana utari uwe icyambere tape ya mbere ukora ushyiramo imbaraga nuko umwibagiza nyina wa kera ariko iyo umweretse ba nyina babiri akora bimucanga icyo twarabibayemo dukora mu bigo birera abana kumwereka ba nyina babiri biramucanga hari imyaka runaka ashobora kugeza 12 n'itatu aho ngaho ushobora kumubwiza ukuri nubwo tumara igihe kingana gutya sindi nyoko abashobora kubyakira ariko umwana uri munsi y'imyaka 5 abashobora no konka utari nyina nibaze rero yonke mukandimbati kumanywa nijoro yonke FRIDAUS ni ikibazo FRIDAUS rero iyo service ntiyayikunze ntiyaborohereje kwa yaragendaga gakora yataha ati ngiye kureba abana bariya nabo bakavuga ati ko twakubwiye ko uzajya uza nkarimwe mu kwezi ugiye bikaba ikibazo cyo ni ikibazo hari nabyo bibazo mu bigo burya muri ba bigo birera abana badafite kivurira kurera ufite nyina ni ikibazo kuko nyina umubyara w'inyirizina ntashobora kwihanganira kumara igihe kirekire atamubonye ku buryo amwibagirwa akavuga ko wowe ari nyina bose bahita bagaruka hari n'undi ari umuvandimwe mfite wafashe umwana nawe gutyo nyina arangije ajya kureintegra nyina ibutare hirya za Mugombwa kugira ngo atazakomeza kujyaza ariko bikamwanga mu nda akaguza tike akava Mugombwa akaza Kigali kureba umwana rero we biramucanga abura identité afata kubitekereza yari muri age scolaire yagera muri karasi ariko avuga ariko ubundi uriya nita mama warishe minervare ne mama hanyuma suriya uriya nibuka wa kera wanyonkeje ujuza yambaye nabi we biti aho kugira ngo akurikira amasomo akajya muri ibyo icyo kibazo abana bandi bati bagomba kugira erezo bake bagezo bigasubira kwa nyina FRIDAUS ariko iyo periode yo kuba kwandimbati na FRIDAUS acisha amakaza byari kubacanga yego hanyuma rero uriya mugore wandimbati mu gihe nk'iki cyo kwibuka abagore benshi bakabaye bakagerageje pe Ndimbati yashatse neza naho ubundi kari kamubanye ushatse umugore ufite umugore w'isezerano mumaranye imyaka 25 irenga uciye iruhande umanutse Kizimbabwe mineri uteye inda babiri gufungwa yaza kugira umugore w'injegajege ibimenyetso byo gusenya biruzuye kwa Ndimbati guca inyuma kurongora mineri guca inyuma kurongora indaya yo ku muhanda mineri gutera inda kubyara impanga gufungwa abagore baba bakigutegereje ni baki dore mu cyumweru cyabo nibadembarwa ukuri kabisa indaya mineri Kizimbabwe impanga mbega Ndimbati we sha umugore Ndimbati vraiment ari hanga nasanzwe ibyo ngibyo abagore badukurikiye babyihangana n'imbarwa ubwo opposite y'ibyo ushaka kuvuga ni yihe ushobora guca inyuma umugore ariko ukajya ku wundi mugore ufite umugabo utagiye kugura noneho ugiye kugura wakaguze nibura n'ukuze hanyuma se wanagura ukagura ukuze ukikingira ibyo ntabyo wakwikingira utikingiye se none bitera indimwe nunayitere basi nunayitere hanyuma se da iravutse mwumvikane ku buryo bitageraho ujya gufungwa urumva ukuntu Satani ari mubi wa mugani haleluya Satani ni mubi kujya kugura indaya ukagwa kwitujuje imyaka ukabura kapoto ukamanuka Kizimbabwe indi kinjira ari impanga nayo ntibyihanganire none ikakujyana kugera aho ufungwa abera no kugaragara
nukugaragara usibye ko biriya biba kuba bikora gake none ko ari ababifata nkaho aricyo gikomere FRIDAUS yagize kiki nyine ibyo akora kuza akavuga tukadimbati waba ari bande se bavuga gutyo yagibona comment yes ariko jumanze usome comment biyandi arababaje afite depression se ni NDIMBATI yimuteye depression ifite kuva from iwabo kuva iwanyu utegejeje imyaka 18 ukajya gukora akazi k'ububoyi warangiza ukajya kuba indaya ntabwo ari NDIMBATI yaraje araha yaramuze yatamutera inda bari kongera no kuvugana oya ariko nyine ibyo bihe banyuranyemo no iriya ntabwo ari depression ni ugukura imburagihe uzi kubyara utagejeje 18 rukabyara impanga none ukabyara n'umugabo mutabana icyo ubwakizo shirishaje zituma ukura cyane ugomba gukura ari amagambo nibyo FRIDAUS sindamugeraho afite amagambo yamaze gukura hari nk'abagore bafite 35 arusha kuvuga kandi agatera imetero ingingo ku yindi urumva wavuye iwanyu 16 utayi iwanyu abandi bana aba 13 bari kumwe na banyina abase utayi iwanyu 16 ubasize mu ntara urenze uturere dutanu ugeze mu mujyi wa Kigali ushatse akazi ko mu rugo ushobora gusanga byaratangiriye aho ngaho akazi ko mu rugo karabuze winjiye mu buraya ntazi umubare w'abagabo baryamanye kuri iyo myaka ubwonko bwe urumva uko bungana kumanaginga abagabo bangana gutya kumanaginga inzira iva Nyaruguru igera i Kigali kumanaginga nyoko buje na sobuje n'abana bo mu rugo ukoramo nk'umuyaya kumanaginga imihanda kumanaginga utubari kumanaginga abo bagabo kumanaginga indaya bagenzi bawe warangiza no kumanaginga inda amezi 9 kumanaginga impanga kumanaginga umugabo wayiguteye kumanaginga mukeba wawe kumanaginga abacamanza na social media kumanaginga abacungagereza umugabo wawe wafunzwe kumanaginga chano uhuriraho n'umugabo kumanaginga mukeba wawe nanone izo nzira ubwazo zituma FRIDAUS kuri buri ngingo wamwongerera imyaka 2 kandi mvuze ingingo nka 7 mwongere 14 ari ku rwego rwa 35 yarakutse yarakutse buriya FRIDAUS experience afite iruti y'umugore w'imyaka 40 w'ikirongore ubyaye rimwe afite umugabo umwe kuko FRIDAUS afite azabagabo benshi no kubamanaginga n'amarangamutima yabo azimanza azi social media azabakeba icyo bivuga azi kwipangira buriya yamaze kuzamuka kurera impanga ntabwo ari byubonetse wese none utabana na se wazo ako kantu ko gukura imburagihe ndi kukumva ntabwo ari depression ugukura imburagihe ibibazo bituma abantu bakura hari umuntu ukunda kubivuga hari umuntu wabivuze ngira ngo nadashimajya bisubiramo ibihe bibi birema abantu bakomeye abantu bakomeye bakarema ibihe byiza ibihe byiza bigakora abantu bajegajega FRIDAUS ibihe bibi byamugize umuntu ukomeye urabona ko kajya kuri mikoro rwose ingingo ku yindi abantu b'iki gihe bose bamenye gutera imetero MUKANDIMBATI bakamubaza Gasaro ati ariko mama ndo ubona ari iki cyatumye FRIDAUS yitendeka kuri NDIMBATI ko bari babanye neza ubu bigenze biti avuga ati nge nari nsanzwe mbizi basaza be bari barambwiye ko gahunda afite ari yo gufungisha NDIMBATI ati si bindi niki ati reka nkubwira ati ari ibintu bitatu ntekereza icyambere kuba yarashatse kongera kuryamana na NDIMBATI akabyanga kandi koko ikiganiro cyambere bakoze ura mukobwa ni wavuze ati aho yaciye ntacu urwango NDIMBATI ati reka ibyo ngibyo byibagirwe nawe wabona aho byangeze ndahazi NDIMBATI akagira ubwoba kandi umukobwa yarakomeje kubera ko mu muceri mama ndogo yamenye yaravuze ati hari ubwo FRIDAUS igeze guhamagara NDIMBATI avuga ngo uza kunkoteshereza hano igihara aho nabaga nta mazi ahari urabona ibyanzanye ari ibiryo no kuryama ngwino ndazi ayo ni amagambo yavuzwe na MUKANDIMBATI ko FRIDAUS yahamagaye NDIMBATI ngo kuza ukanjugunya hanjye nyine n'aba bana ukagabura gusa ntibihagije ngomba no kurya ugomba no kuza kundaza bakumbeshaho wabyumvise urumva wari wa 18 urumva uwo mushinga icyo gitekerezo uzi ko hari n'umugore wa 40 utabasha kubwira ubwo ati kucyo ndazanye mwana yarakuze hanyuma rero amaze kumena uwo muceri bamubaje bati ni biki ati cyambere ati cyo ntekereza FRIDAUS ashaka cyaramuteye
kwigarika NDIMBATI kumwita imbwa kugira gute ibintu nk'ibyo ati cyambere ashobora kuba yaramusabye kongera kuryama NDIMBATI agatsimbarara akabyanga kandi koko Rudasumbwa ati iki umwambaranye ubusa ntazakwambarana ubusa ntazakuranana ubusa ntazakwicanwe irungu NDIMBATI rero ubundi se wahomereraga iyonkeje wagiye neza bari abana sabe abana se ntibagomba gukurira muri shareri ya se na nyina yagombye kujya agira ye akagira se navuze kumuraza nta bindi ariko abana bakamubona ntabwo yarazanye na abana batareba abana bakabona ati papa yaje uzi papa yaje ku mwana w'iriya myaka ikintu gikomeye cyane good icyambere ati uwo ni mama ndogo ati FRIDAUS ashobora kuba ashatse ko NDIMBATI yongera kuryamana nawe bikanga NDIMBATI akabyanga icya kabiri FRIDAUS ashobora kuba ashaka views ibyo ni bisanzwe kuri social media icya gatatu FRIDAUS ashobora kuba ashaka amafaranga yo hanze bamufashe nk'umwana wababaye urumva zose si metero pe ntabwo turamenya aho yagwa ariko kimwe muri ibyo kirimo cyangwa byose pe basi nuko mukanya FRIDAUS nabo barasubije asubiza NDIMBATI cyo kora karagerageza kagashyiramo icyubahiro kagomba ubundi mukeba wawe mukuru aba ari nka nyokobukwe wagumye kumubaha akagira ibyo arukonesa waramfashije narabibonye ariko waravuze ngo nari ngiye kugira umugabo azana abana mama ndogo avuga ko umugore wa NDIMBATI avuga ko azana abana hari gahunda yuko ngo arongorwa ngira ngo n'umuhungu w'igihara wari ufite boutique yakoragamo umukobwa akabihakana ati uravuga ngo nshaka umugabo nshaka amafaranga ati ibyo ntabwo ari byo arongera ati bana yanjye we umukobwa aravuga ko urabona ko niwabashyira mu muhanda nubona ko arongera kaza ubwenge ati kuryamana na NDIMBATI ati ni nk'umwuzukuru kuryamana na sekuru kubyumva none se ubundi NDIMBATI ko umugore bamaranye imyaka 28 FRIDAUS akaba afite 20 urumva ataba nka bucura kwa NDIMBATI n'ubuheta yabo uriya mugore rero ni nyina cyangwa ni nyirakuru uriya mugore wa NDIMBATI yakabaye nyina cyangwa nyirakuru urumva biba byatubayeho kubera cya kibazo cyo kurya mu maresitora ukarya udakarabye cyangwa nta furusheti cyangwa ukarisha intoki kurya muri resitora waragize ukarisha intoki nta furusheti koko nuko umwana akasobanura agatatura ibintu bye usibye ko icyabanje cyarimo gutukana ayita imbwa umugabo mwaryamanye nta na rimwe yakagombye kwitwa imbwa cyese mwararyamanye bitunguranye none mwararyamanye muryamaniraho murangije muryamaniraho havamo umusaruro kabisa umusaruro uri double umuntu wagombye kumuha agaciro n'iyinda yavamo umuntu wese ngewe muri principe ya kimuntu ntabwo ndi kwigisha abantu ntabwo ndi kwigisha abagabo kujya kurya muri resitora ariko niba muriye muri resitora nimurye mwambaye ga mukoresha ifurusheti ariko niba wemeje kurisha intoki byumve ko no mu nzara birinjira kabisa urataha n'amavuta guhumuraho rwose ya bya biryo bakarangishije bya biryo cyane rwose ese niba umanutse Kizimbabwe hakavamo umusaruro niyo kitavamo ashobora kuvamo ashobora no kuyikuramo ariko rufete ke wemeye guhuza nawe umubiri umuntu muha agaciro muhana agaciro please muhana agaciro so nuvuga ngo kuva ibira byavuyemo ubwabyo biragije NDIMBATI nawe yabikwepera ariko na FRIDAUS agomba icyubahiro kuri NDIMBATI yamuteje imbere yamuhisemo mu bandi bakobwa nuko uyu munsi numvaga avuga ngo NDIMBATI ngo ngura umugore ngo ufite umugabo wawe wajya mu ndaya ngo akajya mu ndaya za make za 2 za 3 kandi ushobora gusanga NDIMBATI ataracunze ya 3 yaracunze akagikanyakanya ka fresh kuba NDIMBATI yarahisemo FRIDAUS mu bakobwa buzuye ku mihanda FRIDAUS yakakimwubahiye kuba NDIMBATI ari umuntu mukuru kuri FRIDAUS icyo yakakimwubahiye kuba NDIMBATI yararokonesheje ibyabaye akita ku bana ayo watanga yose mu bushobozi bwawe ariko bavuga uti aba bana ndabizi ko ari abana nabonye azana historique ya Kandari kuba yemera abana be yakabimwubahiye ntabwo yakamwisimbwa pe ntabwo yakamwisimbwa umugore wese ukurikiye iki kiganiro nubwo ari mu cyumweru cy'abagore uzi neza ko cyo kora abaryamanye bikingiye abo bazita nibyo bashaka ariko niba mwambaranye ubusa mukamanuka Kizimbabwe mugomba kubahana uzi impamvu mbivugire rimwe yego
avo risques et périls nuvuga ngo kubanuka Kizimbabwe risques zirimo ni nyinshi mwasangiye sida imitezi mburugu inda hepatite ibyo byose wemeye kusanyira nabo mubahe rero kuko ubuzima bwawe harabufite mwabaye umwe none niba mushobora gusangira ibyo birwara mugasangira urwo rubyaro mwakubahaye ugenda yambaye we vraiment yubahwe ariko niba wamanutse Kizimbabwe menya aho hantu ngo izo risque ushobora kuhakuye syphilis permanento ushobora kuhakuye gonorrhea ushobora kuhakuye chancremu ushobora kuhakuye sida ushobora kuhakuye hepatite ushobora kuhakura byinshi please ukakuramo inda y'umuhungu iy'umukobwa iy'impanga ebyiri eshatu cyangwa iyo udafite utabona byose wemeye byose ubumve ko washobora kuvuka amaraso yawe nawe mukobwa wabyemeye menya ko ushobora kubika urubuto rw'uwo mugabo amezi n'amezi imyaka n'imyaka mwubahe cyane cyo 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 gisigaye inyigisho zakabayizo bigisha abantu either abigisha abanyamadini na mije profe n'inzego zibanze bigishe bati ntabwo ruvuga ngo gucana inyuma birorero oya mwirinde igituma abantu bacana inyuma kuko burya nta nupfa kugenda naguye ngo kujya kurya muri restaurant nuko batinze gufatiriza imbabura no gutonora ibitoki no gutoranya umuceri ugahita ujyaho bihiye abantu birinde ko abantu bajya muri restaurant cyo ni kimwe cyako waburaye yego hanyuma niba wagiye rero niba wagiye genda wiproteje nzakamwita musenyeri watubwaga ngo péché vivant ugiye gusambana ariko ukoze icyaha ku Mana ariko ku gihugu iyo wambaye kapote nta cyo ukoze ku gihugu parce que urasohoka ukiri wa wundi niba wiga economy urakomeza uyiga uzayobore bank niba wiga indimi urakomeza uracyari umuntu uzaje utangaza amakuru cyangwa usesengure ariko iyo umanutse Kizimbabwe ukoze icyaha ku Mana no ku gihugu kuko ushobora kuvanamo indwara ituma utazagikorera imyaka 5 uragihemukiye kandi cyarakurihiye ubwo bunyerere ugomba kubwakira izo nizo nyigisho hanyuma rero niba bibaye rero ukabanuka Kizimbabwe please rukonese niyo bayikugerekaho nuko bari abakobwa bavuga ngo basana NDIMBATI bari aba FRIDAUS ariko umugore mwaryamanye Kizimbabwe niyo yaza n'umushinwa byemere kuko nawe uri kandida none urosweko niba waramanukiyeho muri iyo periode harimo wowe nawe wikwija buca hirya nta mugabo wihakana umwana oya kirazira nta mugabo wihakana umwana none ko FRIDAUS se we ubona yikoma NDIMBATI hari naho nabonye avuga ngo NDIMBATI yafashe account ari yihimba izina akageza akamukasa na ibyo no guhimba nyine nose ariko ibyo nose gihamya yuko uriya muntu yaba ari NDIMBATI ni ikiyese gikeri ntago ari byo kwisegera kwita gikeri tutakwita marisharis cyangwa amirari yahitamo kwita gikeri cyetse niba mu mabanga bafitanye wenda NDIMBATI mu bwana yarigeze kwitwa iryo zina hari ukuntu babiziranye wowe nta kindi gihamya kandi za metero wavuga ko yabibonye muri telefone ye za metero ntituzirenze ingohe ubwo nyine erega niba bajya kuri social media bakazana n'amabanga ya gore gabo hagati y'umugore n'umugabo ntibazana ibiri hanze tureba ubundi twagombye gufata dosiye y'abari abantu tuyihereye kwa Sabe apana mu gitanda aho bahuriye utundi tubanga bafitanye rero kuba warebye muri telefone umuntu ntabwo wagombye kubizana no muri telefone muri social media uranyumva yayikweretse nk'umwereka umugore we kandi ntabwo iby'umugore wemere kubizana muri social media uranyumva hari amabanga abantu baba bafitanye wayabonye ute ariko niba yarabimweretse nk'ugiye kugura indaya icyo washyira hanze ni nk'uko umuminisitiri n'umusekreteri we relation ni administrative cyane ariko mu buriri mwambaye ubusa ibintu byaho biba byahinduye isura byagiye hanze ntabwo byakagiye hanze so rero urumva ariko twibagize za metero za mama ndogo z'umugore wa NDIMBATI avuga ngo either NDIMBATI yanze kongera kuryamana nawe cyangwa se arashaka views cyangwa se arashaka amafaranga ava mu bantu bo hanze ibyo rero byose bishobora gutuma ntuza na FRIDAUS agirira myitwarire hanyuma icyo kuba barabanze gusangira cano probably make buri umwe yagira ngo azamure undi kare agashinga bafatanyije n'ubu rero nta wamenya wasanga ari byo bari gukina ko ntawe ukina yita umugabo we imbwa oya uwo ntabaho umugore twizihiza uwo ntarimo oya
imbwa waramwambariye ubusa eti ya ouvert les jambes non ubu yewe ntibyakakuvuye mu kanwa keretse wahanzweho imbwa nka umuntu mwabyaranye yawe abo bagore mubo twiziza ni amasomo kandi wa mugani nk'uko bivuze ni icyumweru cyahariwe umugore cyangwa se nk'uko twegereje umunsi w'umugore. Reka tugire naho duhinira, ntabwo ndi buvuge byinshi cyane, nagira ngo duheho imetero naduhe amasomo amwe namwe dukwiye gukuramo cyane ko ari umugore wa Ndimbati hari ibyo bamushima hari ibyo bamunenga, ari na FRIDAUS hari abamushima bimwe hari n'ibyo bamunenga. Ndimbati nawe Ndimbati ashimwa byinshi, yashimwa byinshi, afite n'ijwi ryiza by the way, umubyeyi uvuga atuje kandi ni na byiza ko yaratinze kuza muri iyi nkubi. Yego nyine bamaze kumukwega bamukuruye cyane, arahoraho ariko yagomba gushyira kameme gushyira urumuri kubivugwa ku muryango we. Ni nawe mugore umugabo niyo mwamushwana ntago bamubeshyira ngo ucece kuri umugabo, uri umugore muzima wemera umugabo wawe. Kandi abagore baremanywe kwihangana. Padiri Kayumba yajyaga bitubwira utarakomeza. Padiri Kayumba Emmanuel Nyakwigendera turi Nyanza Kristurwa yaga twigisha akatubwira ati buriya n'Imana mu kurema umugore yamuremanye ibanga. Uzi urugero yatangaga atuzorebe iyo mukubwe mwembi uri umugore n'umugabo, umugore n'umugabo muri mu nzira mwagendanaga mugakubwa mwembi mubigenza mute? Umugabo mugakubwa mushaka kwihagarika, umugabo amanura ahagarara muri kaburimbo akamanura agatungereza mu muringoti wa gatatu. Umugore bigenda bite? We aramanuka akajya mu muringoti wa kabiri akaba ari naho abirangiriza. Abagore babyita gususuruka, abagabo babyita kwihagarika. Umugabo aragara kuri kaburimbo atungereze mu muringoti wa gatatu, ariko umugore aragenda ajye mu wa kabiri hagati abira kandi ntibirengaho. Ni ibanga. Ukara ntago nari nkazi wana. Ntago wari ukazi. Uranzi ko abagore babyita gususuruka. Noneho uzongera urebe abarwayi bo mu mutwe, abo twitaga kera abasazi. Umusazi w'umugabo n'umusazi w'umugore. Umusazi w'umugore asarana ibanga. Ntago wabona ibintu habahishe niko Imana yamuremye rero. Niryo bagagomba guhorana. Kuki ibintu bye aba bagabo ntibiba biri hanze cyane oya no mu buryo biremetse. Umugabo iyo fata umugabo w'umusazi no bigaragarire rega no bigaragarire ariko umugabo rwose ariwo kavu nihisha munda ibyo rero uko kuremanwa gutyo bagombye kugira amabanga. Umugabo najya hanze akavuga karogotwa, ibyo turabyemerewe rwose. Tugaruza abagabo Pastor Rutayisire avuga ngo tukagira gute sinzi ikiterebe cyaje avuga ko akoresha ku bagabo bagize nuko ndaza utamahomvu oya ari igitereme kigize ndaza kuki ariko uko byabera kose umugabo yarogotwa yatasanse yasinda kigaragura ibiriya byose ari bitemewe ku bagore kubera kamere yabo. Imana yabaremanye ibanga, ibyabo nihisha mu nda, iby'urugo ntibigomba gusa, iby'icyumba n'abana mu cyumba cya gatatu, ibyabereye mu cyumba cy'umugore n'umugabo ntago abana bagomba kubimenya. Kirazira umugore aremanywe ibanga, naho umugabo turika nk'injuga cyane. Ariko ku mugore please, izi social media rero zirimo kuza wa mugani wabamugisha ati n'amafaranga arimo, ntago ari byiza ku bagore. Umugore abagore nemera ni bano bazamo bigisha guteka, bigisha kubaka urugo, bigisha kubanisha umuryango. Ariko pana kuzuvuga ibya amabanga yawe n'umugabo cyangwa yawe na nyoko cyangwa yawe na soya. Oya iyi mihanda si yo kumenaho amabanga, siritu ku bagore b'abanyarwanda b'umutima. Yego abagabo bo reka nsoreze kuri aka kantu wenda nabwo uraduha comment ntoya duhita dusoza. Nabonye ubwo umukinnyi wa filime n'umukomediye witwa KILAMAN, ushobora kuba utamuzi ariko uraduha igitekerezo rusange, akora ubukwe ejo bundi muri weekend. Nabonye abantu baratinze cyane ku kijyanye na bije y'ubukwe bwe, bavuga bati ntago yagashoya no mafaranga angana gutya, ari pasa muremure ari gushaka kwemeza. Abandi batari ko se mwaretse umuntu akishimisha ko ibintu byari byo ari upanga ibye. Nabo biterwa n'abari bo, ariko en principe
ubukwe ntabwo ugomba kubukora ugamije kwemeza. yego Panga ibikenewe byangombwa nta bindi. Ariko numvise ngo yakoresheje miliyoni 14 12. ahubwo numva baba 40. Ariko bakamugira inama ngo yari kugira zikaba ebyiri. Ariko muri iki gihe ntabwo ebyiri zakora ubukwe nanone. Ngenda byibuka muri 2002 ubukwe bw'ebyiri ubukwe bwanjye bwari simple nakoresheje 680. 2 ariko ntabwo byagera muri 2024 wakura ubukwe bwa miliyoni 2. Yewe zibaye nkeya zabe 5. Ariko nanone nta gukora ubukwe ugamije kwemeza. Umuntu ashaka gukora ubukwe akaba mama wararaye kubera iki asanzwe ari gisanura, asanzwe ari rugabisha birenge, asanzwe abana n'abantu. Ugatumira abantu bakagera muri 800 kandi kubagabanya byakunaniye. Cyo si kibazo. Ariko nukora ubukwe ukavuga ngo impeta izava Ottawa, wenda ukatubiza impeta y'ibihumbi 2 by'idolari, ukagura ikote wenda rya 3 by'idolari ryavuye mu Butaliyane, aho nanone ari kwemeza. Gatodo mariage ikava mu Bufaransa, basanga ubukwe bwose ni za champagne na Hennessy. Byo ntabwo ari byo. Ntabwo urugo rwubakwa no kwemezwa. Ubundi ubukwe ni umuhango wo kwereka rubanda, umaze kubyereka Imana, ukereka Imana n'abantu ko mubaye umwe mugiye kubana nk'umugore n'umugabo. Full stop. Resulta usibye uwo muhango tuba tuzongera kugaruka mu muhango wo kuza kwita izina mwabyaye. Nimugenda mukabura urubyaro ngo mwaratwemeje bizatuma tutabanyega. Ni ejo nimutangira kuduhamagara muze mutwunge mwakubitanya amangumi ngo mwakoze ubukwe bwa miliyoni 80 bizatuma tutabanyega. So ubukwe ni umuhango utangiza urugo. So niba urugo rutazabaho nushaka ni 500 ntubikoreshe kabisa, banza wige ngo ruzabaho. Sawa sasa niba rero miliyoni 40 ataragamije kwemeza ari kwerekana ngo urugo ruratangiye cyangwa afite n'izindi base ari afite ibindi yamaze gukemura, ariko turebe rwa rugo nk'ubwo ejo wundi mu myaka 5 6 7 ugiye kumva ngo babantu batandukanye uzahita utekereza ya budget. Ariko nkanjye ubu ngubu iyo ndi kubara 23 maranye n'umugore ndanegereza nanjye ya budget ya 680. Magana ngahe? 680 avance sur salaire. Birarangiye. Bitumye tutaramba. Cyane. Makunya ni ngahe? Ni 3. Makunyabiri? Ni 3. Kuri 680. Undi rero wa 40 namara 3 bigapfa. Dore imihanda naho izahera. Kuntu bwari buhenze. Ariko bagenda bagakubita 50. Asaba bati karesha. Tikoko twabyeretse benshi turabashimisha, banywa champagne, bari bambaye neza, twari twambaye neza, impeta zihenze gatihenze. Nuko ariko icyambere resulta atandi ya mbere ni urugo rwiza. Kandi urugo rwiza ntago ruzamukira ku mafaranga. Nubwo nayo ari ngombwa, ndavuga amafaranga menshi. Amafaranga ni ngombwa ariko amenshi si meza. Uranyumva? Ntago ari meza kurukwe barambuye tapi bagize gute. Ariko mu mutwe we niba icyo yashakaga ari kuba ushobora gutumira abantu mwiganye ikigo wize hose secondaire cyose ukagihamagara. Abo mwiganye kaminuza bose ukazana. Niburukije background yabo bari bamaze imyaka 10 babana mu rugo. Bafitanye abana 2. Ntago bawambwiye. Barabana bafitanye 2. Abo ngabo niyo bakoresha ijana. Barayashakanye. Uruse n'ukwemeza iki. Aho ngaho nukumurika aha. Wankoshesheje. Ntabwo bariya umuhango wabaye ari ugutangiza umushinga w'urugo, ahubwo no kwerekana aho urugo rugeze. Bamaranye imyaka 10 niyo bakoresha 200. Babana si umurimo mwitume. Celebration. Barabipanze, hari contribution y'umugore, hari contribution y'umugabo, barabyiteguye. Ntaga tunamwenuka bariho kabisa. Ni ikimenyetso cy'uko umuryango wabo ubayeho. Niba bakoze ubukwe bamaze 10, ubwo afite yindi irenga 30 imbere. Cyane. Aba nta kibazo. Abavuga rero se urugo rusanzwe ruriho kabisa. Oya. Kandi iyo position yanjye nayiguhaye uvuga ku bwa muyango na kimenye. Sinabikubwiye. Abantu basanzwe babana bari free yo gukora kudutumira tukajyayo n'ubwende bwabo, kutadutumira n'ubwende bwabo, gukoresha amafaranga nzi konzi wa miliyoni 70 konzi wabukoze harimo na drone, hafotora drone imwe nk'eshanu ikirere cyajimije cyakabwe. Ariko ubwo imfura yabo yari irangije kaminuza.
nose ufite abana batandatu uwa mbere arangije kaminuza afite akazi abarangije manite bari mu mirimo barabafasha imirimo ibyo bintu mugiye gukora ni umusaruro w'urugo rwanyu mumazemo imyaka 20 n'ingahe nabo bana mwabyaye ni gute mutayakoresha ariko se bamugana baya narinzi ko iyo abakiri umusore byo mpamvu ibintu byo muri showbiz ko yakomba ntabizi nawe urampfunyikira ubundi yoza kuma nzi ko ari umuntu wari usanzwe abana n'umugore niba ari ikimenyetso cy'uko urugo rwabo rugezemo hagati kubyereka abantu bati dore twabanye kinyeshyamba tumaze imyaka 10 dufite abana babiri mudusabire twongereho indi myaka 40 imbere tuzamare 50 bisi bitwaye kuko ibyo nta kwemeza nta mugabo wubatse ujya muri iyo mikino yo kuvuga ngo aremeza ashobora kwishima gusa dore ninjijangana gutya ndetse niba arinjije 500,000 kuvanamo 40 ni ikibazo nta kibazo ikibi nuko wabikora gutyo inzu yawe yaraheze kuri rento ikibi nuko babikora gutyo umwana bamwirukanye muri segonderi utafite minerval ikibi nuko babikora gutyo inkweto yarahengamye ikibi nuko babikora gutyo warambuye ubukode yego ikibi nuko babikora gutyo warambuye bank sibyo ariko kubera ko gukora ubukwe usanzwe ubana n'umugore nta gahato kaba karimo nta pressure ibikuri inyuma yego ubikora ubishaka mukayapanga ushobora gusaba bamaze nk'imyaka 10 bapanga ese niba barabikaga miliyoni enye buri mwaka ari umuhigo ari wo kuzazikoresha ubukwe bakaba bahiguye oya abantu batanze izo commentaire ni itandukanije nabo kabisa rwose kuko ebana couple ibibana byiza cyane abantu bakora ubukwe basanzwe babana biraryoha abafiye donner ari abana babo ugasanga abo batumiye n'abantu babo abari sawa nta pressure uriya muntu nta pressure bimuriho ashatse yabwimura so naho ngaho rero n'ubundi ngira ngo mpinire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ntabwo turi buvuge byinshi cyane kugira ngo duhe comment kuri izo ka ebyiri ariyo ya Ndimbati Fridaus ndetse na madamu we ndetse n'ibi byavuzwe nyuma y'ubukwe bwa Kilaman ibyo byose comment duhaye ngira ngo zirumvikana abantu baze nabo kuduha izindi comment bagende nabo bagira icyo bavuga ariko bajya muri logique yagutse ariko sinagenda ntababwiye ko hano muri Urban by City Blue ari ahantu heza cyane ho kuba wasohokera hari amafu n'amafunguro hakeye service nziza akayaga ariko kandi sinanabura kubabwira ko abakeneye gutumiza amamodoka meza cyane muri Dubai n'ahandi hagiye hatandukanye mushobora kugana Kigali Carrier murebe kuri Instagram yabo Kigali Carrier niho Instagram yabo ubundi mubandikire DM barabasubiza muvugane akantu ku kandi ariko kandi Karegeya abarwayi ba stroke abarokotse stroke umuryango Stroke Action Rwanda uhangayikishijwe na stroke ikomeza kwiyongera hitana benshi abandi kabasigira ari ibisenzegeri abantu batabizi ufite imishinga rero kugira ngo bigisha abantu kuyirwanya guhangana nayo kuyivuza ariko no gufasha abamaze kuyifatwa abayirokotse kuba bagira ubuzima bwiza niyo mpamvu Stroke Action Rwanda yifuza muri iyo mishinga ikeneye inkunga ya buri wese cyaba igiceri cy'ijana cyaba 50 cyaba 200 wacisha kuri kode yabo ya 98 8993 konti ya Beka yo ntago nyibuka neza ariko no kuri iyo kode baba bacishaho kugira ngo babashe kugira aho biranoroshye ko n'igiceri cya senkano ushyiraho kuri kode ushyiraho ayo ufite yose ariko hari benshi ntago stroke ari indwara y'abakire cyangwa y'abanyamugi mu byaro bariyo batabasha kugera aho bakoreshereza hari nabo batayizi bakayitiranya n'ibindi kandi mu cyaro nta nakine zihaba uyirwaye uri buzinga njwiri kugira ngo ubone kine uzajya Musanze cyangwa Kigali uzahavanwa n'iki kutatega igare kutakwicara muri bisi rero abo bantu mubafashe uwo muryango kugira ngo twamaze gufata ingamba muri advert ziza kuri Karegeya Omar Pano tuzadutanga 5% kandi na Deprission hub nayo yemeye ko ku mafaranga ku banyeshuri binjiramo nabo bazajya batanga 5% agiye mu kigega agiye kuri iriya kode ya Stroke Action Rwanda so rero nugutabara nawe twe twitabara kuko natwe turabakandida nanjye muri 20 nawe ujye nyibutsa ndebe niyo jajari voilà urumva rero nugufatikanya hanyuma rero amakaro meza ari ku Ikaro Plaza reka soze rangete gypsum amarangi meza hari imbere Ikaro Plaza ari imbere ya gare uciye munsi ya station uragura bakagutwaza ni kimenyemenye nzi buhamya bw'abantu benshi bakagutwaza
uhamagare kuri 0783 250 46 mwarimu Krema dutegereje company Krema yategereje company irabura akantu gato ngo bayemeze tuve mu by'amazina umva nawe ra barahishiwe kwigisha arakigisha ariko arashaka company sawa cyane ashaka company nibyo bakomeze bamugane umugane mwarimu Krema ariko ni company rwose niyo dutegereje so ngayo nguko rero reka duhinira ahangaha dushimira bari badukurikiye mwese abo twabanye mwakoze kubana natwe Karegeya ndagushimiye asante sana wakoze nawe muvandimwe kuri kamera D Zone